irwamo n'umuntu ufite amagambo ajyanye n'ibikorwa. Uriya muvandimwe rero uburyo yararimarira mariramo bwari uburyo buteye ubwoba, ariko umuntu wese yareba akavuga ati buriya we ibyo yabashije kubisohora, nanjye hari ibyanjye nakingiranye, n'undi hari ibyo nzi by'umuvandimwe nawe yakingiranye, we yari yabashije kubisohora, sibyo? Rero urwego yatabazagaho wabonaga rutanakwiye kuba ari cyo kigereranyo biriho, kuko Theo bose babireba, afite abantu benshi yagiye ahembura, indirimbo ze zagiye zidufasha, ubuhamya byagiye bituvana ahantu bidutereka ahandi. Rero yagombaga kuvugira kuri kamera rimwe gusa kuwa mbere, kuwa gatanu ikibazo cye kikaba cyarangiye cyane. Iyo haba hari abantu bafite umutima wo gutabara, cyangwa se bitewe n'abajyari uzwi n'abasitari benshi, reba insengero yagiye akoreramo ibiterane, arazwi pe cyane. Ntago biriya bintu yagombaga gutabaza ibyumweru bibiri, yakagombye gutabaza iminsi ibiri bakaba bahageze. Ariko kubera yuko gukora mu butunzi bwacu dutanga n'ibintu bigorana cyane, turaguna tukaguna, niho byagoraniye. Imana yo kabyara irahagoboka, inyura muri Apotre Mignone, akora biriya yakoze twabonye. Rero ahangaha bakunzi banjye, Yes, reka twongere kubaha ikaze mwese abakurikiye Deep 5 TV. Turi kumwe na nyirubwite, nyiricano, nyiribitekerezo, nyiribyondo, ariko kandi kantu mwibagiwe ni nyiramagambo. Niwe bivugiye kucuruza niwe wabyivugiye kucuruza amagambo. Nizere ko uvuye kurangura. Ndayacuruza mvuye kurangura nyine. Ubwo ndarebye rero nsanga sinayicarana ntayabazaniye ngo murangure. Dore Noheli yageze, mugure nyamuneka. Ubwo rero abagura ku biro, abagura ku masiterine, muzi abafite imifuka nawe muze mupakira amagambo. Umeze gute se rero? Meze neza, ndashima Imana, nguwe neza mu mutima ndetse no ku mubiri. Umwaka urarangiye. Impamvu nyine ndahangaha kuko abafite ibibatsikamiye bari iyo hirya nyine. Umwaka urarangiye, twagiye tubona inkuru nziza. Nge nabonye Theo bose babiri gushimira Apotre Mignone Kabera ngo yamugiriye neza, umudamu arwaye mawe kandi ubona ko ari ibintu byiza cyane. Ese wowe ukoze iki ku mwaka urangiye? Nkoze iki? Ukoreye iki abagukurikira cyangwa abakunzi bawe? Nahingiye kwibaza ukuntu ngiye kuvuga ibintu nakoze byose muri uyu mwaka, nkumva n'ihurizo rikomeye, nkumva umpaye ikiraka kandi kitari bunahembe, ariko ntacyo. Reka turebe abakunzi banjye rero, ndumva ikintu mbona ngomba kubakorera aka kanya cyihuse. Shaka yuko dutangira umwaka dukizwa, dukiranuka kandi dukora imirimo myiza, Imana ikazatujyana mu ijuru nta kizinga cyangwa mu nkanyari. Ariko karakantu ngiye narakabonye kankora ahantu, kuko Theo nabonye ukuntu arimo gutabaza umugore we arwaye arembye. Nono nyuma nza kubona nuko ngo video ya mbere yikoraga rwose ubona afite n'amarira mu maso, biteye agahinda pe. Noneho nyuma ngiye kubona mbona ari kuvuga afite akamwenya nezerewe muri interview. None aravuga ati ngewe Apotre Mignone, sibyo? Tutagendeye ku itorero wenda Theo yasengeragamo, ahubwo yivugiye kuri uwo muntu. Aravuga ati ngewe yarampamagara mbaza ati madamu bimeze bite, ese hakenewe iki? Ngarangije amwoherereza amafaranga yo kugira gute, yo kuvuza umudamu we, anarenzaho nandi. Nubwo nyine n'abantu twagiye tubona agenda ahabwa ndi, akanavuga ati ngewe ubu ibintu byo kurira birarangiye, ntago nzongera kurizwa n'iki kibazo nyine kuko Imana yabirangije, kandi kuko Theo ari mu mashimwe. Ese ubonye zira nkuru ukuntu zagenze, cyangwa se ukareba ko scenario yose yagiye igenda kugeza kuri iyi saha bari mu mashimwe, ndetse n'ejo bundi twabonye bari mu rusengero kwa Mignone bari gushima Imana, bira bintu bibonye n'irihe somo biguha, cyangwa se n'ikihe kintu wakuyemo wumva wasangiza abanyarwanda? Ngewe ikintu ngiye nakuyemo kwiga kugira neza. Kwiga kugira neza gute? Hari ibintu tujya
kuduhangisha ngo turasenga Imana ngo tuzajya mu ijuru ngo ye mbese ariko tuzanajyayo rero utabyumva nyine gutyo kujyayo tuzajyayo. yego we nubyizera ko uzajyayo se Njye ndabizi ko nzajyayo. Ni ukuvuga ngo reka mbanze mvugane n'uyu muntu. Yego ni ukuvuga ngo buriya ari ukuntu nyine tuvuga ijuru ariko ijuru ntabwo riza birya amagambo gusa rizaherekezwa n'ibikorwa. Vuga ngo rizinjirwamo n'umuntu ufite amagambo ajyanye n'ibikorwa. Uriya muvandimwe rero uburyo yararimo arira uburyo yararimo ariramo bwari uburyo buteye ubwoba ariko umuntu wese yareba akavuga ati buriya we ibyo yabashije kubisohora. Nanjye hari ibyanjye nakingiranye n'undi hari ibyo nzi by'umuvandimwe nawe yakingiranye we yari yabashije kubisohora sibyo. Rero urwego yatabazagaho wabonaga rutanakwiye kuba ari cyo kigereranyo biriho kuko Theo bose babireba afite abantu benshi yagiye ahembura indirimbo ze zagiye zidufasha ubuhamya byagiye bituvana ahantu bidutereka ahandi. Rero yagombaga kuvugira kuri kamera rimwe gusa ku wa mbere ku wa gatanu ikibazo cye kikaba cyarangiye cyane. Iyo haba hari abantu bafite umutima wo gutabara cyangwa se bitewe n'abajya aririmba uzwi n'abasitari benshi reba isengero yagiye akoreramo ibiterane arazwi pe cyane. ntago biriya bintu yagombaga gutabaza ibyumweru bibiri yakagombye gutabaza iminsi ibiri bakaba bahageze. Ariko kubera yuko gukora mu butunzi bwacu dutanga n'ibintu bigorana cyane turaguna tukaguna niho byagoraniye. Imana yo kabyara irahagoboka inyura muri Apotre Mignone akora biriya yakoze twabonye. Rero ahanga bakonzi banjye twigire kuri Apotre Mignone sibyo. Apotre Mignone yakoze akantu k'ubwenge akora akantu keza kari akantu kazamusunika nta nubwo mu mufuka we hazaburamo ikintu. Buriya nimukumve yuko gutanga ari byo bitera ubukene. Ushobora kuba ufite amafaranga 3,000 umuvandimwe akakuririra agiye kuburara gukuramo inoti imwe y'igihumbi ipura imwe y'ibiryo ukayimuha burya ntabwo byagutera ubukene. Ariko hari aho tuguna kubera kwikunda cyane ukavuga uti nkoreho bitatu byanjye. Rero biriya bintu ntabwo Imana ibikunda kuko ubutunzi bwacu nabwo tubuvugisha ubutumwa. Jewe amafaranga yanjye mfite ku bibazo bya runaka nshobora kuvunguraho gakeya ngo nubwo ndi ibibazo by'umuntu utabimarira rimwe ariko buryo iyo utanze uko wishoboye hari Imana ibikoze kandi buriya n'Imana irakureba ikakwishimira. Ibona ko no kuguhereza ibindi nta gihombo kirimo kuko ibibona yuko ufite umutima wo gutanga. Akenshi ibintu Imana yaduhaye bizaducira urubanza aho Imana izakubaza abashonje iruhande rwawe ababuze epfo na ruguru kandi ufite ukuri bubigenze ukaguna. Ibi ngibi byo dufite nibyo tuzasigana ku isi tukigendera nta na kimwe tuzajyana. Uzarebe iyo umuntu apfuye nta kintu na kimwe ajyana ahubwo ibyo yaratunze abasize batangira kubiryaniramo biteza umutekano muke. Rero mu gihe tukiriho tuvuge ya Mana y'urukundo ariko dukunda nabo yaremye twige kubagirira neza aho bishoboka icyo ufite uhe ku muvandimwe utagifite musaranganye sibyo. Imana niguha akazi keza byemeye wibuke ko hari umushomeri nyuma yawe wakabuze nawe mugende musaranganya mufatanye. Ntago wamuhereza byandi waruhiye cyane kuko turi kunda tugakabya ariko basi muheho gakeya nawe seke niyo byabijoro rimwe gusa. Rero twebwe abantu baraburara duhari abana babura minerivare duhari abavandimwe umugore n'umugabo bararwana barimo bapfa ubukene kandi wenda hari uburyo wazimya kuko hari ibyo utunze. Ibyo bintu ntabwo tubikora. Apotre Mignone rero ngana ku musozo w'iki kiganiro mushimire
imfura cyane, Imana y'amahoro imuha umugisha kubwo kwitangira kiriya gikorwa. Ngaruke kuri aba bavandimwe Theo bose babireba na madamu aho baje kumushimira. Buriya iyo umuntu agwaye ntumushimire akwita ingayi. Rero bakoze igikorwa cyiza, bazirikanya habakuye, ntago ari ho habakuye, n'Imana yamukoresheje, ariko bibuka ko ari Imana yanyuzemo agakemura kiriya kibazo. Rero nabo mbasabiye umugisha, babikoze neza, kujya gushimira umuvandimwe nawe byamwongereyemo imbaraga, biramumotiva, yumva yuko n'ejo bundi yagira n'undi arengera. Buriya iyo ukoze neza umuntu akakubwira ati warakoze, nukuri pe uraryama ukumva urabyibushye cyane, ukavuga uti nanjye hari aho umuntu yanshimira. Rero iyo umuntu akugire neza ukicecekera, ahita abona yuko n'ibyo arimo akorera ubusa. Soze rero iki kiganiro nshishikariza abadukurikiye, twige gukora neza. Uyu munsi niba urimo guseka, ugerageze kugira umwe mu bavandimwe wasetsa mu gihe wabashije kurunguruka yuko ababaye, wamusetsa. Umuntu ashobora kuba afite ikibazo cy'amafaranga 5,000, jewe nkaba mfite wenda ubushobozi bwo kumuha 500. Buriya umuhaye 500 asigara ashaka 4,500, undi yamuhaye 100 asigara ashaka 4,400. Gutyo 100 ryawe 50 yanjye 1,000 cya runaka byabasha gukora ibintu bikomeye. Tujye twiga kugira neza tukiri mu isi, kuko imirimo dukorera hano mu isi niyo izaduherekeza. Murakoze cyane rero, Imana ibaha umugisha. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka kuri Deep 5 TV. Reka dushimire Apotre Mignone, dushimire Theo bose babireba n'umudamu we, ndetse tunabifurize Noheli nziza n'umwaka mushya muhira wa 2026. Murakoze, turabakunda kandi tubifuriza ibyiza. Nimba uri mushyashya ukaba utarakora subscribe, nakubwira ngo waracikanywe, kora subscribe kandi like, ukore share, unaduhe comment, utugire inama, kuko twifuza guhugurwa no kugirwa inama kugira ngo tubashe kugendana tudasobanya intambwe muri urugendo twahisemo rujya mu ijuru. Murakoze rero, mbifurije amahoro n'imigisha, mugire ishya n'ihirwe mu mirimo yose mwerekejeho amaboko, Uwiteka abashyigikire. Turabakunda kandi tubifuriza ibyiza. Iyi ni Deep 5 TV.